kora mu gitondo Irene nawe uri mwiza rose ko tugarukeho umwana yahamagaye genge yiwe ariko rapati naraje umwemereye ikiganiro kumuzamura urangije ukora ikiganiro kugira ngo ukire kuri YouTube filime isohoka traininga ukiro na hashtagging ya filime yiwe man Irene ikiganiro gipostinga nyuma y'icyumweru filime yuko isohotse ese wumvaga icyo kiganiro kizapostingwa ryari kizafasha iki community nyarwanda bano mu Rwanda cyangwa se bano muri industry buriya iyi industry ibamo trend nyinshi ibamo ubugome bwinshi kandi ibamo n'amafaranga kugira ngo washa kuyibyaza umusaruro rero nuko ufasha mugenzi wawe ese rero ufite uruhu rwirabura ukabuva amaraso utava fanta reka nkubaza umuntu aje gusabye interview narwo gusabye ngo byibuza uzamize umugore wawe turana ijoro rimwe agusabye interview yonyine interview gusa ubigize birebire urayimwemereye uramuryarya nishyize kuri YouTube ese wumva urinde twikomereza noneho harabigize aba influencer ku mbuga nkoranyambaga ndabavuga ntabwo icyo ntajya mvuga nigendere sibyo abigize aba influencer ku mbuga nkoranyambaga Dumba nawe yasabye imbabazi ku mugaragaro Krisizi aravuga ati nsabye imbabazi ku mugaragaro abanyarwanda n'abari hanze y'igihugu bumva ururimi rw'ikinyarwanda n'abasilamu bose bari mu gihugu cyangwa no hanze yacyo nsabye imbabazi ku mugaragaro yapfukamye Dumba arafa n'ibimwira mu mazu aravuga ati Krisizi kubwo kwitwara noho nabi kubwo amagambo mami navuze umusabye imbabazi biturutse kuki ngo Krisizi yamubeshe yuko azitabira igitaramo kiwe Dumba arimo yategura ibintu bijyanye na tuwa nyine Krisizi najyayo Dumba aramutuka ku babyeyi bombi ibintu nk'ibyo ngibyo harundi rero w'umudigi Jessica wa mipangu ubasinge ubivuze Jessica wa mipangu utiki rero Jessica wa mipangu ariwe Kasuku hari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'umudiaspora murabizi sibyo hanyuma we igitwaza icyari cyo akitwaza ngo ngararenze iki akagaragaza umudigi yaragiye afata abana babiri hari arabwira buri ngwino buri kantu ati mwawe petimu none buri kantu yagiye aramushinza ngo papa we ngo ninera hamwesha nawe unyumvira bafata ibintu bakabivanga uvuga ijambo rimwe rikaba successful hanze anga ufasha umuntu mwitirinera hamwe papa we uramwishe birarangiye kandi ababyeyi be bose baracyahari wowe urinde Kasuku nawe icara wige rwose nuzayivuze neza rwose sikahita avuga ati nicare mwige wasibira urebye nabi kabisa kubera yuko nufasha umuntu ukamwita umwana w'intera hamwe kandi ibyo bintu rwose nironda amavuko ni seseza rikomeye cyane n'ivangura moko ibyo bintu si byiza ibyo bintu ushaka urukiko Burundi wagiye hanze kuduhagararira nk'umunyarwanda ufite indangagaciro wifata rero ubwo ufaranga buke ugenda ubona ngo bugushukashe kujye hejuru umwegera ugarame ku buryo nanyuze uvuga ibyo ushaka no twikomereza wagira batukura ati ndabambariye shango nimuzarengaho nibazamutse ubibona ko wirirwa batwika ku mbuga nkoranyambaga reka twikomeze ku nyamakuru arimo bagira batraininga harundi rero wakibaza ngo ninde harundi munyamakuru ahangaha mu Rwanda arabicara igacika uwo nguwo ninde uwo nguwo na wundi nuwitwa Chita murabizi akora ku Isimbi TV simubizi neza gusa ibiganiro by'iwakora nta mugore uri buzarira nta kiganiro yakora niba uri umuhungu uri umugabo ndakeka 99 n'ibice 9 n'amatseri 9 par seconde 9 n'abagore akoresha kandi barira ku Isimbi TV sugusebya YouTube channel z'abandi cyangwa ikisi no guhangana no competence iki sibyo twitwemera ko wenda hamwe ngo turi hasi reka tubyemere kiganiro uzakirebe cyangwa ubireke twe kwibyo twara birenze none dukora dutegereje ngo hiti cyangwa amafaranga ndashaka guhereza abantu ukuri niko kwa mbere kujyana ubundi niba sabe utakifata ngo hereza abana bari kuzamuka ama interview urumva wowe urinde ubu uzajya hanze n'ibyo ufata ama interview abagore barira n'iki ngo ngabaryamanye n'imbwa ibyo ni ibintu wakavuze debeni baramwiba telefone hanze mugasara ngo debeni iPhone yibi iPhone n'umwande biri hasi ibyo ngibyo byose umwana urakora indirimbo igatraining ateta ariko nta muntu uri kuyivuga muraza ngo debeni bamwige telefone ibyo se nibi reka twikomereze sabe tukuvuyeho reka tugiye kuri Philipita nawe naragire gutya agiye mu gitaramo cyaya yago wanagoye muri iyi minsi barimo bavuga ati arimo arica umuziki yazanye iminyogo ye ngo rwose ngo ibintu barabizanga ariko yago mwana respect kandi ibintu ukora ni byiza cyane ngenda nagufana wawe tukaba turi kuri Philipita rero
aho yifashe Double J bamukura stage nabi cyane, aho Double J yakoze performance iba success iratinda cyane. Hanyuma DJ Philip itakora ikosa rwose nakita nkaho ari rinini, arangije akina indirimbo ya Yago Suwejo kandi harimo indirimbo ya Double J. Urumva ko kama hagati y'abarundi n'abanyarwanda murabizi twumva ururimi rumwe kandi tuvuga bimwe, ni community imwe, sibyo? Ibaze noneho ikintu byari mu banyarwanda. Philipita nawe ukwiye kwicara ukagira ute ukiga. Reka dukomeze noneho ku bakobwa babecere bigacika ngo biyita ba Miss ba Bobo n'ibiki ubitwa ngo Joyeuse wa Juno hamwe n'uwitwa ngo Vava dore imbogo. Reka Vava rero azagende ngagiye kuririmbira The Ben wamuhezanze igipangu. Ibi ni ibiki? Vava icara wige. The Ben afite abantu bamuririmbiye bari bateguwe. Reka mubwize ukuri buriya gutinda ahantu udakenewe, urumva se? Utinda ahantu udakenewe cyane aho kugira ngo uzatinda ahantu udakenewe, urumva? Uzakora ibishoboka byose uzicwe n'irungu, kuko kugira ahantu hasutse kandi udakenewe wakicwa n'irungu. The Ben afite abantu bamuririmbira, murabizi neza ko The Ben nyirarume witwa Shemi wakoze Peace of Mind bakanayikora remix hamwe na Juno Kizigenza. Yari afite abamuririmbira, Juno yarariyo ba Israel Mbonyaza performance afate stage bava muhinduranye icara wige. Hanyuma namwe ubugoryi mugira, umukobwa araza ngo nkunda Juno. Umwana araza gakora song iri hit man, aho kugira ngo mumukine ahubwo mwebwe mukaza mugakina Joyeuse ngo muramuzamuye ngo yakoze Juno iki. Ibyo ni umwanda. Reka mbibukirize rata kantu keza k'ingenzi kizadufasha twese kugira ngo tugere ku ntsinzi yacu. Nimba uri umukomedi ukizamuka, nimba ukora ibiganiro ukaba YouTube yawe ukizamura, nimba uzi yuko ukora indirimbo ariko ukaba uri kuzamuka utarunga nawe cyangwa ngo umenyekane, biragusaba iki? Ni ugufashanya mugakora icyitwa nka community. Reba video ya mugenzi wawe nurayisitero comment uvuga ati nitwa runaka, bitewe tubucano yitwa gutya muri comment, najya gusoma comment azabibona agukore subscribe, sibyo? Muzamura ama TikTok yanyu, muzamura mu tubucano yanyu, mu byose mwifashijwemo na nimero tugiye kubahereza, muzajya muduhamagaraho tukabagira inama. YouTube channel yitwa IKIRWA TV, hanyuma ikiganiro ni IKIRWA Show. Ndabakunda cyane, ndi Edison wanyu, mabwa yuko editor ubyihishe inyuma yitwa Daniel. So guys, tuhure ubutaha kabisa. Ubutaha tuzazana n'ikitwa ishaza. Tukoresha ukuri, tugira ukuri. Wigira umuntu umutinya. Umu influencer se ni nani? Acha we.